Nitwa Lucien Ruzagiriza, tubashimira ko mukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni Ngazi Yangu TV, mbahaye ikaze. John Bunyan yavutse mu 1628 mu muryango wiyoroshye cyane mu mudugudu wa Harroden muri Elstow, hafi y'umujyi wa Bedford. Nyina Margaret Bentley ni umugore wa kabiri wa se Thomas Bunyan. Kubera ubukene bukabije bw'ababyeyi be, John Bunyan ntiyigeze yiga ngo arangize amashuri. Gusa yize gusoma no kwandika, ariko yahise areka kwiga kugira ngo atangire gukorana na se. Nyuma nibwo yaje kuvuga ko yibagiwe ubumenyi bwose yakuye mu ishuri mbere yuko acikiriza amasomo. Ubuzima bwa John Bunyan akiri umusore yaranzwe n'imyitwarire mibi cyane kimwe n'abandi bagenzi be benshi, gusa agahorana umutima umucira urubanza. Ku myaka 9, John Bunyan yagize inzozi ziteye ubwoba kuko yakuze atinya gehinomu, ko kandi ngo yahoraga yumva ijwi ryamubwiraga ko ari kugurisha Kristo. John Bunyan afite imyaka 16 mu Gushyingo 1644 mu gihe cy'intambara ya mbere y'abaturage guerre civile, yinjiye mu mutwe w'ingabo witwa Tete Ronde. Uyu wari umutwe w'ingabo w'inteko ishinga amategeko. Yashyizwe i Newport Bagnell ari kumwe na Colonel Richard Cocaine. Muri Kamena 1645, Tete Ronde ingabo z'inteko ishinga amategeko zabonye intsinzi mu rugamba rwa Naseby, kandi muribuka ko John Bunyan yabarizwaga muri izo ngabo. Rero ugutsinda urugamba kwa Tete Ronde ntikwasobanuraga ko John Bunyan ava mu gisirikare, kuko yaje kugikomeza iyindi myaka 2 yakurikiyeho kugeza akivuyemo ku itariki ya 21 Nyakanga 1647. Akiva mu gisirikare haje kuzamuka uburakari bwinshi mu baturage ndetse banajya mu mihanda. Ibi byaterwaga no kudahemberwa igihe. Nyuma y'ibi nibwo haje kuza kubaho inkundura yo gufunguka cyane kw'amadini, ndetse yanaboneka abavugabutumwa benshi icyo gihe kandi b'ingeri zose. Mu Kwakira 1644, umujyi wa Bedford wari ufite abihaye Imana bagera kuri 7. Bateranaga 2 mu cyumweru, bagasenga kandi bagasoma Bibiliya. Nta gushidikanya ko John Bunyan kubera kwitabira ayo materaniro, aho niho yaje gukirizwa, atitaye ku bihe bibi bari barimo nk'abantu bashakaga kuzana impinduramatwara mu myemerere. Nyuma yo kuva mu gisirikare yaje gusubira iwabo, aho yagiye akongera gukora umwuga wa se. Nyuma gato yo kugaruka kwe, itariki nyayo ntabwo izwi, gusa zimwe mu nyandiko zivuga ko ari mu 1649. Yarashyingiwe, ariko izina ry'umugore we wa mbere ntabwo rizwi. Nyuma yo gushidikanya kwinshi, John Bunyan yinjiye mu itorero ry'Ababatista ku rusengero rwitiriwe Mutagatifu Yohana i Bedford mu 1653. Uyu muryango wizeraga uburenganzira bwa buri torero gukurikiza politiki yaryo y'idini. Mu 1655 yatuye Bedford, agirwa umudiyakoni na Pastor John Gifford mbere gato y'urupfu rwe. Nta gushidikanya ko Gifford yagize uruhare runini kuri John Bunyan. Nyuma gato yo kugera i Bedford, umugore we wa mbere yarapfuye, asiga John wenyine hamwe n'abana be 4. Bunyan yemeraga ko impano yo kubwiriza ari impano iva ku Mana yagombaga gukoresha ku bw'icyubahiro cyayo. Mu 1657 yashyizweho n'itorero rye ku mugaragaro nk'umubwirizabutumwa. John Bunyan we mu gihe yarushagaho kugirirwa icyizere n'abakozi b'Imana, ni nako abamunengaga bakomezaga kwiyongera. Ni nako mu 1658 yakomeje kohererezwa amabaruwa yuzuye ibirego byinshi, gusa ibi nta na kimwe John Bunyan byari bimubwiye. Mu mwaka w'1660, igihe ubwami bw'Abongereza bwongeraga kuzahuka buzahuwe n'umwami Charles wa kabiri. Uyu Charles wa kabiri yagerageje kugarura ubumwe bw'amadini mu gihugu kugira ngo yangize imitwe itaravugaga rumwe n'ubutegetsi, kandi ko na John Bunyan yari abifitemo uruhare. Bunyan yatawe muri yombi mu 1660 ashinjwa kubwiriza mu ruhame no gukora inama zitemewe. Amateka ye nk'umuntu wari ushyigikiye ingabo z'inteko ishinga amategeko no kwanga yivuye inyuma guhagarika umurimo ubutumwa Imana yari yaramuhaye, yaje gukatirwa muri Mutarama 1661 no kwirukanwa ubuzima bwe bwose mu bwami aramutse yanze guhagarika umurimo cyangwa niba atitabiriye misa yo ku cyumweru y'Abangirikani nyuma yo kuva muri gereza. Ifungwa rya Bunyan zari impamvu za politiki, kuko yemerewe kuva muri gereza inshuro nyinshi kubwiriza ndetse akajya i Londres. Ikindi kandi muri gereza yakiraga akanasurwa n'abantu benshi cyane. Mu gihe yari afunzwe yemerewe kwandika no gutangaza ibihangano bye. Ibyinshi mu bitabo yanditse byanditswe muri iyi myaka 12 muri gereza. Nyuma y'umwaka w'1666 kugeza mu mwaka w'1674 ntacyo yongeye gutangaza. Mu by'ukuri gutotezwa muri iki gihe bisa nkaho byari bikabije, kandi umurimo wa John Bunyan wo guhangana n'abanzi benshi nibwo wari ukataje. Ndetse John Bunyan ntiyigeze ahagarika kwandika, kandi birashoboka ko icyo gihe yari yaranditse igitabo cye cyamenyekanye cyane cyitwa Le Voyage du Pèlerin, cyangwa se igitabo cy'umugenzi.
Mu 1672 umwami Charles wa kabiri yatangaje ko ahaye imbabazi John Bunyan kandi ko agomba guhita arekurwa akidegembya, la déclaration d'indulgence. Yabonye kandi uruhushya rwo kubwiriza kandi ahamagarwa kuba umushumba w'itorero muri Bedford. Ahangaha ubwamamare bwe bwagiye bwiyongera ndetse anakurura abantu benshi bayoboka inyigisho ze, ari nako akora ingendo nyinshi mu mujyi wa Bedford zo kugenda avuga ubutumwa bwiza. John Bunyan yongeye gutabwa muri yombi, arafungwa kuva mu Kuboza 1676 kugeza muri Kamena 1677. Nyuma gato yo kuva muri gereza 1678 yasohoye igitabo akita Le Voyage du Pèlerin, benshi mwamenye nk'igitabo cy'umugenzi. Kuva icyo gihe nibwo iki gitabo cyari kigiye gutangira urugendo rwo kwigarurira imitima y'abantu hafi abatuye isi yose, kubera ko John Bunyan ntiyari azi ko iki gitabo cyari kuzahindurwa mu ndimi zirenga 200 z'abatuye isi. Ubwamamare bwe bwarushijeho kwiyongera ndetse n'ubutumwa bwe kugeza apfuye mu 1688 azize umusonga yanduye mu gihe cy'umuyaga ukabije. Le Voyage du Pèlerin ni igitabo cyagaragaye mu 1678 mu gihe ibitabo byatangiraga gukurikiranwa, ariko nta gushidikanya ko John Bunyan yatangiye kubikoraho guhera mu myaka 1660. Binyuze muri iki gitabo, John Bunyan akurikirana inzira iganisha ku kwizera nyakuri kubwo gushidikanya no kurwanywa n'ibishuko byose, haba imbere ndetse no hanze. Imbaraga z'igitabo cya John Bunyan ziri mu buryo yanditsemo amagambo akigize, inyandiko yacyo yoroshye kandi yumvikana neza. Ibyo bigatuma igitabo cye kigarurira abagisoma mu buryo bwihuse. Bunyan muri iki gitabo agaragaza ubuhanga bwo kuvuga ibintu mu buryo bwumvikana neza. Ikindi nuko yari afite ubuhanga bukomeye mu kubara inkuru yifashishije inyandiko. John Bunyan ntabwo yari yarize ngo aminuze, kandi ibyo yakoraga cyane cyane byagarukiraga gusa ku bumenyi buhamye bwo mu magambo ya Bibiliya. Imiterere, uburyo yahinduraga interuro ze mu gitabo cy'umugenzi, hamwe n'amashusho, byose byakoreshejwe mu rugero rusa neza imyandikire ya Bibiliya. Amashusho John Bunyan yakoresheje mu gitabo cye amenshi ajyanye n'ibidukikije bisanzwe. Rero ibi biri mu mpamvu ikomeye yatumye igitabo cye kiba igitabo gikomeye mu isi, kuko mu myandikire agaragaza ibintu byegereye ubuzima bwa buri munsi bw'abasomyi be. Ubwa mbere, imfura n'abanyabwenge basuzuguraga iki gitabo bati nta mucuzi wakwandika igitabo, ariko buhoro buhoro gitangira kumenyekana muri bo. John Bunyan yarapfuye kera, baragisoma baragitangarira, basanga cyuzuye ubutunzi budasanzwe, bibaza uko umuntu w'umukene w'umwuga ugayitse utarize n'iby'ubwenge yashobora kwandika igitabo. Icyabimuhesheje ni kimwe, yari azi igitabo cy'Imana uburyo butangaje, bisa naho yari yaragifashe cyose mu mutwe. Ni ukuri gutinya Uwiteka ni itangiriro ry'ubwenge. Zaburi igice cya 11 umurongo wa 10. Igitabo cye cyuzuye amagambo y'Imana akurikiranye ari menshi cyane. Nuzajya usoma igitabo cy'umugenzi ujye wibuka ko ari ubuhamya bwa John Bunyan. Ryasenga yari aryamyemo akaharotera mu itangiriro ryacyo, niyo yanzu y'imbohe yari afungiwemo. Tujyane nawe tugerane ku irembo ryo kwihana no kwa musobanuzi, kandi cyane cyane ku musaraba w'umwami Yesu duturwe umutwaro w'ibyaha, maze natwe dukomeze urugendo. Iyo nzira ni nziza cyane, kandi rero nta yindi igera i Siyoni. Le Voyage du Pèlerin, igitabo cy'umugenzi, cyahinduwe mu ndimi zirenga 200 zitandukanye. Cyagumyeho imyaka irenga 200 ari igitabo cyahinduwe mu ndimi nyinshi kandi gisomwa cyane mu isi ivuga Icyongereza nyuma ya Bibiliya. John Bunyan yamenyekanye kuri aya magambo agira ati amasengesho azatuma umuntu areka gukora icyaha, cyangwa icyaha kizatuma uwo muntu areka gusenga. Iyo usenga, reka umutima wawe utagira ijambo aho kuba amagambo yawe atagira umutima. Abahunga Imana mu masaha ya mu gitondo bizabagora guhura nayo umunsi wose. Kumeneka byoroshye bitera ubwato kurohama. Icyaha wita gito nacyo kirimbura umunyabyaha. Senga kenshi, kuko gusenga ari ingabo ikingira ubugingo, igitambo ku Mana no kubabaza Satani. Nitwa Cy Umugenzi, ndabashimiye.